ibi urabizi. Haleluya. Urabizi ibi urabizi. Taza kugera mu cyumba ugatangira kuniha. Ibyo bintu ndabyanga. Kuniha. Gatangira kuniha, gatangira guta inkonda, gatangira kudandabirana, gatangira guhirita. Kera nateraga umwe nkaba ndagagaye ariko maze iminsi nkora siporo. Tega amatwi rero tutaza kubifata tugeze mu buriri. Emera na kera byahozeho umugabo w'inganzwa abaho emera ub'inganzwa. Yewe nitwa umugabo wowe witwa umugore kuko ntacyo uzanye cyakora uzanye budara yonyine kandi ntabwo iyo ngiyo yatuma nkwita umugabo nige mugabo yego kwaje uri umugore ngaburira nta mabere makeya mabere naya nyoko makeya ujya kubango ninde ujya hejuru none nibwo ndakwakira sasa ngiye gutera ipasi yego nanyashize zirimo kuza nzajya ngucucuma hacumba umwose ushaka kujya uncucuma uncuritse uncurukuye ko nawe unyongera gutanyuka reka shaya ahantu wageze nkajya numva ibishorobwa birimo birisora nkajya numva uziko n'ibinyugunyugu numvaga birimo kuguruka mana yanjye kubera iyo mpamvu we ngurangira umugore nguzamira ariko ndangira imitungo uzamukura unangiza umugore wose urinyira mu bande yanjye murangira umugore asaba murangira urandebe reba kangaka kari karashaje karangira umugabo arakavugura akabinkumi none kanyimyumbi 500 bucece turabukoma umusaza niso umukecuru ni nyoko na nyina wa nyoko kabono kinisoni ntasone ariko sha mushuri nize arayusa n'amajigo ameze nk'imifungo y'intoryi ahubwo arareba nk'inyarubariro harareba nk'utagira uko abayeho sibyo ubundi se wagira ngo yavukiye arindwi kimeze nk'igitorotse imva karareba nk'agaperema Baruhutse shanaruhutse narutse ariko ndananiwe byakare nge nayo nakubwira umwana w'umushinda avugurura ariko bajyaga babavuga ngapinga mama niyo mpamvu kera nyiri umupeti nyiri umwana mpamvu nakinaga umupira reba kwa Alphonse ndaharuzi mwana papa nyine tuyaraye nigeze gukina nayo umupira nyine mu isambu yiwe turimo turakina umupira n'abandi bana usko nembwiye yarambwiye ngo wakinyendaro mama yarambwiye ngo dikinyendaro ndibaza mfite papa ndagufite ndibaza se nese mama kiyo ndi kumwe na papa iyo twabaga turi kumwe nyina kenshi yanyirika urukundo rwinshi mama yaraniteshaga yaranganirizaga urukumva ku buryo nyine papa ndamukunda baravugaga ngabashi ngo umushika umugore umva ngo warasane yumva bakavuga ngo umushika umugore ni ngo kubona inyama kumva imbwa ku nyama ariko buriya impamvu nubwo benshi wenda batwibeshyaho impamvu tuba tubishoboye nyine tuza agaciro kabyo tuza agaciro kabyo tuzi cyane rwisanzwe Mwese agenda cyagutinya ntabwo ikintu cyarangije ariko ukuntu wari wampinze reka nkubwire kubeshya ni kubi njye narakurebaga ariko ahubwo mbere rero nabona muri nakagufa none ukuntu umaze kureshya ndi rwego uvuze ngo iki ndakubwiza ukuri nk'umuntu ubanye na si imyaka myinshi ndamuzi bihagije iso ni inzoka ni umugome ariyuburura mbese ameze nk'uruvu ntabwo wamenye mukanya aba umuntu mwiza akakugira akakuyoberanyaho akangeraho agahekenya amenyo yumva nge nanjye yarancanze mu myaka yose tubanye none ngo ni mwiza ariko mama ntabwo yakabaye inzoka Breze mwana wanjye nuko wagakwiye kumbwira guso ni sose Jumumbaza ninge turarana mu buriri ninge twabanye nanjye ni kuriya yabingenzaga akanyiyoberanya ariko namaze kumumenya
ujye umenya ubwenge kandi mwana we. umva reka nkubwire niba ari ubwoba wari ufite simbizi nanjye hari ukuntu nsigaye niyumva sigaye ngera mu isoko habona abantu bose ni bagufi mu isoko reba isoko abantu baba barimo nkabona ndavuga ntikereka hari kugira ngo bandebe mu maso kereka bagize gute ya bose bahagaze niyo mpamvu rero buriya reka mubwize ukuri cyangwa mubwire irakiza ndakanya irakiza pe sigiye kuya nitwirakiza ku mazina yawe nitaye ku mazina so na nyoko bakwise wongereho iryanjye nkwiyitiye ngo irakiza ya yindi irakiza ibyo ni akazi kawe nushaka kuvuga ya yindi cyo nkubwiye cyo nuko nkubwiye izina ryanjye niyongereyeho pari raporo y'ibyo wankoreye irakiza subiramo nitwa irakiza none se mwana wa ko numva ibyo byoroshye ubu ngubu nkweretse mu mugongo hano mu mugongo hano urahareba kurareba mama harahiye ntabwo ari umuhini w'ishoka nkubise ntabwo ari amakabure yazingaga akankubita umubiri wose ntabwo wahiye sinazanye ya mabara none nawe uravuga ngo uri mwiza ni mwiza nyine nuko ejo bundi ho yarananyishe ariko nanjye urumva neza nari namukarangiye amavuta ngiye neza kumushiririza Imana nyagasani niyo yahagobotse nibuka ko kwica umuntu ari icyaha mwana wa uzirinde kwihorera umuntu nakugirira nabi jya wirinda kwihorera ubu yarohoshye yaragiye ntiyadusize amahoro nubwo natinze kubikubwira ariko harimo akantu buriya yari Imana ishaka ko agenda akadusiga turi amahoro dore urimo uraba umugabo ujye wongera hayasomenya ahasige nanjye nzajya ngucucuma hacumba umwotsi ushaka ujya uncucuma uncuritse uncurukuye ko nawe unyongera gutanyuka ariko shaya niyo mpamvu rero nanjye wari uzi aho tugiye se ntabyera nzi ko turi gutembera nyine muri ubu busitani ahantu se wari uhaza ahubwo bayikaritse n'ubwa mbere nyigezeho ubwa mbere uyigeze wari ikintu gitumye nkuzana nshingiye ku byo wankoreye hari ahantu wageze nkajya numva ibishorobwa birimo birisohora nkajya numva uzi ko n'ibinyugunyugu numvaga birimo kuguruka mana yanjye kubera iyo mpamvu mva rero mwana wanjye ibijya gushya birashyuha ndetse ngo ibijya gucika bica amarenga ubundi twajyaga tujyana amakimbirane akambwira ngo azagenda ngo ntagaruke ariko ngiye nkumva ni ibintu biri aho ndetse nkanamubwira ngo hagiye mama we wagiye ntagaruke ariko nkumva ni ibintu biri aho nyine ntahora bimbwira ubwo ajya kugenda agahera ndabyibuka hari kuwa gatanu nimugoroba wa mukomisiyoneri bita Nojibu araza nk'inkonkobotsi aramubwira ko ya gahunda ngo yaciyemo bagenda ubwo ntumbaze aho bagiye ntumbaze aho bajyanye ntumbaze umuntu umuheruka uko amaze iminsi 3 iyo minsi 3 amaze atagera aha nanjye niyo ndyamye ngasinzira mwana wa dore igihe nahereye mu minsi 3 ndaryamye ndasinzira numva uko mbaye nkuzanya nshaka kukubwira ibintu bi ndabizi no kumbwira ko nkunda itonda ariko sha ugira amatsiko ni ibintu bide ngiye kukubwira icyambere mfungira ishati shiri buretse rega mfite ibintu byinshi byo kukubwira mfungira n'ishati yewe nawe aho nakugeze nkugaragura nawe ni ugiye kuza siko ndugutekereza nkumva umukondo urasonnye tugiye gutaha se hari ahandi turi bunyure nta handi tunyura turahita twita ahubwo buriya umaze no kubyibuka dore reka ngire kazinge neza wambara nk'abajene dore ukuntu nkunda umuntu wazinze ishati gutyo reka mva gusaza ni mu mutwe ujye ugira utya nk'abajene n'amaboko meza agaragara kamakomando none se mama reba Fufu sibyo urabizi nyine ni umukunzi wanjye we narabikubwiye ndadede yaratarabimenya ariko niyo nishiri wanjye sibyo kandi ndimo ndamukunda rwa rukundo nyine numva yuko twazabana ukuntu nirwa mubwira mama cyangwa se mubwira
ndamubwira ngo nshaka kubaho nka papa uri kumva mama nkajya nyine mbyuka nkaganira n'abana banjye ngakuganiriza nkawe mama uri kumva uko nyine mubanye nyine najyaga mbona ukuntu munyihishamo nkajya mbona ukuntu nyine papa abyuka akweshwa ububizo bwa mu gitondo uri kumva nabyuka nabona ukuntu nyine aza atashye umwakira umubwira ngo baby ngiki mureba imyaka mugezeho ariko bazuhana umutatinyaga kwitana ba bebe si mwumva nyine umuneke ni byiza nkabwira nyine ejo namusohoka nyine ara igisenge najya bwira bebe nshaka kuzagushimisha nkuko papa ashimisha mama babanye neza papa na mama nyine babayeho neza cyane tubaye mu buzima bwiza ntabwo twe tujyana amakimbere ariko ibaze nk'ibyo bintu byose nyine ubwo buzima mwarimu cyangwa se mama ubwo se nabimenya azavuga ngo namenya yuko nyine ibyo bintu byose nese nzagira kubwira ngo papa ngo nyine ngo yaragutaye rimwe na rimwe mujyana mu matiko mukanunganira ngo sindi umwana wanyu papa ngakanyihakana mama nabimenya bizakinde Imana yari umva nuko rero mbare cyo ngitumye nkuzana umbwiye ko utaraho hasi nkuzanya kukubwira ibintu bibiri kandi ndabizi neza ko biri bugushimisha nebigushimisha wabyina wigira utya wabyina upfukamye ibyo ntibindebe ubyina uburyo ubyumva no icyambere nayi nagupinze nakwisimbwa rubere mbona utari bunambashe niyo mpamvu nakugaraguraga ngo ndeye ko wanasohoka ngo utange nsanga nawe ryarashureye cyangwa ndi igikenye isimbwa mbona utari bubishobore nkwita sarubebe nkwita iki ndakugaragura ndagupfukamisha uremera buriya rero mujye mwirinda abantu bavuga amagambo menshi buriya amagambo menshi nta bikorwa agira avamo n'ibicumu ni cyagiye bavuga ngo ingunguru iri mu busa ngo niyivuga cyane umva mwana wa narahiye ndahisha uriya mugabo ubona yari mbihishemo sinzi n'impamvu ubwo se na nyina batamwise mbihishemo yagiraga atya akaba nkubisa akabizo mu bantu abantu bakavuga turarugwa ni paradiso twagera mu cyumba akabafasha umuhina nkubise muri ya nkovu ubu ahantu ndababara niyo mpamvu ntakigenda negamye nk'abandi bose abandi bambona baravuga ngo narakize ngo mfite umugabo nkunda kumbi ariyoberanya nakubwiye ngo arihinduranya mama mfashe umwanzuro ukomeye kandi ndabizi neza ko isi yose izabimenya kimba nabaga nicecekeye nituramiye abantu bakansuzugura bakampinga ariko ndakubwiza ukuri umuhanda wose naciye ntiwigeze usaza c'est comme ça niyo mpamvu ntega amatwi wumva ibintu bitumye nkuzana sinari nakubwiye ngo ninjye ugomba kuba nyir'urugo cyane ngo ngomba kwitwa umugabo w'urugo ngo nkaba ari jye utegeka reba ibintu byose nagutegetse ngo nkarabya ukankarabya cyane ngo teka ugateka sinihanganye urihangana kubwo kwihangana kwawe rero wihanganya akamesha cyane ntabwo uzongera kwitwa umugore guhera uyu munsi yego ninjye mugore ukaba umugabo mutware wawe ko bitagushimishije nakubwiye ngo guhera uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa umugore ninjye ubaye umugore ninshaka nzajya nanapfuka sibyo yego hose n'ibirenge cyane uri kw'Imana cyane rwose ugaba n'uwakubahwa cyane nawe wankoreye ibintu nigeze mbona yabaza agaciro kabo barababungabunga nsigaye nikoraho ngasanga kabirira ka cyane ndanyerera uranyorosheshe ngiye ngutera ipasi yego na nyashi zirimo kuza niko kigushimishije cyane icya kabiri cyo nirurangiza menya uri bubyina utya cyangwa simbizi ukuntu uri bubigenze ujya mwiyereka ushaka nushaka uvuga ngo rizo mene raya mando ya sida uhanure yesu warebye naho ubundi burya ngo umugisha ntabwo uva kure kandi ari umugisha burya uravukanwa umugisha burya ni nk'ingabire uw'Imana yahaye arawuvukana akazarinda nawusazana warebye nibyo nkubwira ngo warebye nanjye ndi tayari kuyobora imitungo yawe sibyo kandi nkayiyobora ntayisesagura iki gipangu rero nicyo gitumye mpuzana se ko numvise nawe uri umuvundera
umuvunde gusa ahubwo ndi umubirizi numvise nawe uri umuvunde cyose uko ukireba naha gusa se turaza kuzenguruka n'inyuma nawe urahari hari n'ahandi se yago ku mana yanjye ndahakweguriye toka satani umuragabirana ibipangu 10 ryanjye ku ijana riri he 10 ku ijana ry'iki se turi kugura iki 500 byanjye biri he jiki se byiki nyine reka mwese mbabwire mwakiye n'ikipe mutazi aho se uyu muntu uramuzi uyu muntu uramuzi je nta nanjye ntabwo muzi menyana n'ingegera zireba gutya jewe n'amaso asa n'amateka urandeba se undebike urareba se cyurakana ubona ukuntu aje agufashe nta n'isoni urifata ukuntu uje umufashe ugafata ku iki se iki se iki ugize impampa ariko njye nahita nkukubita shito urandekura muri aka kanya ugatarya rino rekura se nta n'isoni rekura ibintu byasa we ngurangira umugore nguzamira ariko n'imitungo uzamukura urangiza umugore wose uyanyime uri nyiramubande yanjye urangira umugore asaba murangira urandebe reba kangaka kari karashaje karangira umugabo arakavugura akabinkumi none kanyimye 2500 genda bucece turagukoma umusaza niso umukecuru ni nyoko na nyina wa nyoko kabono k'isoni ntasone ariko sha mushuri nize arayusa n'amajigo ameze nk'imifungo y'intoryi ahubwo arareba nk'inyarubariro harareba nk'utagira uko abayeho sibyo ubundi se wagira ngo yavukiye arindwi kimeze nk'igitorotse imva karareba nk'agaperematire ukuntu kireba kiremwe kirakanura nka 08 cyavuga se amaso arimo aragenda yizuminga ariko sheri wari umuntu mwakinishe muramuzi ayiwe uri icyo ntazi ntabwo tukuzi uri icyo ntazi uri icyo tutazi sha tutazigera tudakeneye no kumenya tutazigera no tunakumenya Hanisozi. Subutu au unatahaya. Zunduruwaye. Uza kwangiza ibyishimo by'abantu. Unatoka wapi? Unatoka wapi wewe? Tuseme Kiswahili. Achanganyukirwe. Sibyo? Nasema lugha ngapi? Wewe ni wa wapi? Unatoka wapi wewe? Where you come from? You from where? You from where? Umuntu wa mbere wampesheje. Namurogesheje. Murogesha kunuka amafi. Uwa kabiri namurogesheje. Ceceka tubanze twangara. Yarafite etage ubu yarakene. Wa gatatu ibimo muri karaga. Ibi mwikaraga mwigira guri. Mugiye kumbona. Abona ngo karagutwarira n'ingofero. 500 yanje 10% wanyemereye mu mitungo y'umukenya w'umukecuru. Winjiye ninta yabona uzabumubona. Umva we. Umva. Subutu umukecuru n'inyoko na nyina wa nyoko kabuno kaso. Cyane. Ngo baranguruwe he? Nguruwe. Cyane. Umuntu aravuze ngo n'umunyakibongo. Akane iki utamenye ugituru. Umva nebura you from where? Ujareka mukire reka mvuge. Urasa kwangiza ibyishimo by'abantu. Abantu twibereye mu rukundo. Sheri waritanga. Oya. Sheri reka mubwiza ukuri. Aravuze ngo azaturoga kunuka amafi. Reka nanjye mvuge ikinyarwanda ndakizi. Yego. Waruzi ko ikinyarwanda nakize. Ngo uzaturoga kunuka amafi. Ngo umunyakibongo. Sheri nturi umunyacyangugu. From there. From Cyangugu. Nawe tuzayikura aho ngaho tuyikwambike gaga. Dore we urasa kwangiza ibyishimo by'abantu we. Suga. Kabi. Gusku. Mbare mbabwira. Ndaguheneye. Ikintu cyanyuma. Mwebwe nzabare kurira inkuba itagira amazi. Nimurenze iminsi 5 mukiriho uzangayo. Umva nzaguteza nyabigize ibyumba zizagukona. Murajya mupfuka nk'ibijyaye ngo gahabe. Nantekera. Abadayimoni bashya. Wagitandatu. Dore ko agenda wagira ngo oya wagira ngo ari kuza. Reka tumukundanira imbere ishyari rimwice. Icyangiye umuntu gitera gahinda. Imisiyo n'amazu amasambu banyambure. Ningegere y'umusaza n'umukecuru nahuje nabo banyambure. Umwe yaranyemereye 500. Nanjye nakoze kosa. Nakompaga kubanza nkabona amafaranga mbere uko bajyana mu rugo. Ariko sha barye ninta batandukanye nzabarogesha bose bapfa uko bose baranyambuye. Zena kunywa mitsingi koko. Niteza 500 zirangegera y'umukecuru. Narusaza ntezo n'ibombenda. 800 none rero. Oya napfa tumukora y'ubugari reka. Ariko sharika nkubwire. Buriya kuba ndatiruye akagabo ngo ngakubite hasi ubwonko bwivange n'ubutuna. Yivange ku buryo n'Imana itashobora kubivangura.
warayiburangira nanjye ndi mubi hanyuma njye ndoboshye nanjye numvaga nagakubita kakaruka ibirembe sibyo we nanjye kugatera njono ngo habuze gato terura ingegero ugakubita hasi nuko navuze ngo utavuga ngo ndagusuzuguye nakaya maguru mbona ndabye nabi wewe nakurebye nabi kugira ngo ushyiremo imiyaga ariko ubundi sibyo hari udutego ngengero tumeze gutya ariko nanjye hari ukuntu ntera kakanu kawe wajya guntera cyera ukinsuzugura nari kugacapa icyo bita njono nari kugacapa nkagakubita bya nyabyo kagahita kumva ingaruka zo gukubita reka nkubwire pe usibye ko aro kwibihagararaho turamuhemukiye reba ukuntu yakundangiye narabaye nabi ko ushaka gukubita ingegero ihamba kure ngo utazanakunukira yakundangiye narabaye rumari buriya game over biba byarangiye sibyo biba byarangiye hariya nta n'ikindi wakongeraho game iba yabaye down oya turamuhemukiye ahubwo umva sika nkubwire reba ukuntu yakundangiye umva se none icyo bita ijinyori ntangiye kujya numva mayoneze nto gutamu bwana noneho ujye untekera n'ubugari bwa nido kugira ngo noneho nge nsuka nsa n'umuhinda ahubwo nanjye ibiryo byose ngiye kujya nteka kujya ngushyiriramo kamurari umva reka mubwire tugende umva nzajya ngushyiriramo ka kamurari naho ubundi se uwisazaga se ntiyemera murye njye mbone ukuntu mwiryagagura ariko sha murye njye mubyara umwana mbyara umuruzi mworora inkoko norora agaca muzambona ninabateza inkuba muzangire ngo data yabyaye apo nyaguterwa amabyinduzi ko amacumu aterwa abagabo komeza utonyanga cyangwa uruke tugende va kwisurubu sangira utese isuka n'agatebo tugende shiriya jewe mbaye umukire ntangiye gusuzugurwa n'ingekera nk'iri iriya surudu wirisira gute none nyagasani tugende umva twari inshuti tukiri urwego rumwe byarahindutse nabaye umukire ntawe tugihuriye se tu ujya guciringa nabo urwego rwawe sheri reka guta umwanya ahubwo retse tukagatangira amafaranga bakagafunga yaha wamuretse agapfurwa apfuye reba yamenetse amaso mbisa henga we ngi ndumva nagakubura nkagahumba genda genda umusekura ariko waretse nkakagira ngaho genda umusekura byibura nk'ikofero rimwe ryonyine ariko rimwe ryonyine ngaho genda sonde washira umujinya